duse nk'abahera kuri Liverpool ndahera kuri Deus. Abakinnyi baraza kugaruka muri iki cyumweru cy'imikino ariko uracyabona uyu munsi bari basuwe n'ikipe ya Wolverhampton aho bageneye kwibukira cyangwa se kunamira umusore Diego Yota wamaze kwitaba Imana azize accident y'imodoka. Urwa mbere rwa Liverpool first of all rugomba kuba rumeze gute? Araza kuba hari ingaruka zishobora Liverpool ishobora gukorwa none ni n'uyu mubabaro muri iyi sezo tugiye gutangira. Byashoboka kuko buriya urupfu nubwo tubana narwo kandi tugendana narwo ariko ntabwo ari ikintu abantu bakira, donc kubimenyera ntabwo bijya bikunda. none wakongeraho n'uburyo uyu musore nka Diego Yota we uko byagenze n'umuvandimwe wandire bari kumwe mu modoka, byo bigashengura kurushaho. Sinzi niba mwarabonye video ya staff ya Everton izana nayo indabo, wabonaga ko nyine nta gahinda gakomeye cyane si umupira yagize ndetse n'abegereye umuryango. Kuri Liverpool rero muri dressing room yabo hagati ya Have Elliott na Costa Tsimikas ubundi niho Diego Yota yicaraga. Habanzaga Have Elliott hagakurikiraho Diego Yota hagakurikiraho Costa Tsimikas. Bavuze ko uriya mwanya n'ubundi uzagu muri free, nta wundi muntu bazawushyiramo. Icya kabiri uburyo Liverpool irimo yasubukuye imyitozo, wabonye ko akenshi hatangiye abakinnyi batoya n'abandi basanzwe ariko abo twakwita senior players basaga nkaho bahawe bo indi minsi extended ho gatoya kugira ngo babanze babyakire. Kimwe n'abakinnyi bitabiriye ya mikino ya nyuma y'ibihugu bo ntabwo bahise baripotinga. N'ikimenyimenyi bari bafite babanje no gutekereza gukuraho uyu mukino uri ku cyumweru bazakina na Preston North End. Bazakina ku cyumweru match yabo na gishuti ya mbere ya pre-season. Byabaye ngombwa ko babaza buri mukinnyi niba umukino wagumaho cyangwa niba wava. Nabonye kare bavuga ko bateguye uburyo bazamwibukamo kuri uyu mukino ku bazawukina. Mbona rero ko byashoboka ko byaba affecta, ni inkuru mbi. Byanze bikunze biraza guhindura n'ibitekerezo byabo ku isoko kuko nibyo twagarukagaho menya ku wa gatatu. Ubwo urumva izo transfer zivugwa za Luis, za Diaz, za Darwin Nunez no kuba Diego Yota yarapfuye bisa nkaho bizagira ingaruka cyane ku bijyanye nuko isoko ry'ikipe ya Liverpool igomba kugenda yaba mu masoka yaba mu binjira imbere hari. Ariko wenda icyo navuga gishobora kubafasha nuko bibaye sezi itaratangira, byari kuba bibi cyane byo iyo urupfu nk'uru ruba sezo iri ongoing irimo kuba byari kuba ikibazo gikomeye cyane. Reka turebe uko bazabyakira. Iyo uri murareba nk'uburyo social media zabyakiriye cyane urebye nk'abantu nka Robertson message ndende yanditse ejo bundi nawe ubwo yazanaga indabo hano Anfield. Urebye ba Arne Slot ibyo bagiye bandika azana n'umugore we, ukareba statement y'umuyobozi mukuru wa Liverpool, hari uburyo ubona ko bashengabajwe cyane n'urupfu bitewe noneho n'uburyo yapfuyemo. Kandi mu by'ukuri koko birumvikana. Sara niwe wavuze ati sindiyumvisha ukuntu ubwo twe tuzaba turimo turagaruka hariya turi baripotinga bagaruka mu myitozo, sindiyumvisha ukuntu tuzaza ariko we ntazi kuko bati abakinnyi baragenda bahindura amakipe bakagenda ariko kutagaruka muri ubu buryo bwo nagahinda gakomeye cyane. Ubona ko ntago habura ikintu runaka bahungabanaho ariko nyine bakwiye kugerageza bakongera bakarwana bakareba uburyo ki bahangana nanone kuri no season. Iyi Liverpool nge ntekereza yuko bizanayitera n'imbaraga cyangwa se ikagikira n'imikino cyangwa umwaka w'imikino ukurikira bitekereza, kubera ko nabonye interview ya Mourinho yagiye mu bagiye gushyingura Jota, nawe ariyo agana na Sky Sport aravuga ngo aba urugero rw'uko ngo nawe yatozaga Porto 9-4 yari umutoza wungirije wa Robson. Aravuga ati hari umusore witwaga Louis Philippe wigeze nawe gupfa ahizize impanuka ibintu nk'ibyo ngibyo apfa none bari hagati muri sezo yitaba Imana. Umwaka wakurikiyeho w'imikino yaravuze ati ngo ikipe yose bakinaga kurwana Louis Philippe arapfuye. Umwaka w'imikino wasoje 9-5 bakinye bose ibintu byose match batsinze batekereza Louis Philippe bayitura Louis Philippe biza no kuranyura natwaye champion y'icyo gihe mu 9-6. Aravuga ati rero ati yemba byabaye kuri Liverpool byo gutakaza
uyu musore Diego Jota ati ntekereza ko na Liverpool bakagiye bafite intention nk'iyo ngo umwaka w'imikino uzakurikiraho bakaze buri gikombe batwaye imbaraga zose ibyo bakora byose batekereza Diego Jota kuko kubatengwa byo byarabatushije nubwo wamusimbuza amagambo ajya atangazwa nabo uburyo yapfuyemo byo byabaye ibintu bitunguranye byanze bikunze bizaga mu mitima yabo bishobora no kuimpactinga cyane negatively cyangwa positively. Negative ni igenda byatuma bacika intege muri group ntibacivinga nk'ibyo bagize umwaka w'imikino uyu nguyu isoje bagize mwiza, ariko na positive irashaka kubimpactinga kubatera imbaraga tukabona Liverpool iryana ahubwo ishaka guhesha icyubahiro Diego Jota bavuyemo kugira ngo azabe proud yawe wenda mu kibuga. Bigoye buryo umuntu agiye abagiye ubundi dusigaye nyine dutekereza ku basigaye nabyo turimo ahangaha abasigaye bagiye gusigara bahagaze gute kubera ko batakaje umwe mu bakinnyi igihe yabaga hari yakora akazi kamureba mu gihe adahari nta kibazo yatezaga ekipe. Hari ukuntu umukinnyi aba ari kuri benshi coaching staff feeling a pressure ivuga ati umuntu arya mu kibuga bigenze bite. Diego Jota nagari wa mukinnyi wateraga iyo pressure abatoza yaba Ernest Rote abe na Klopp wamuzanye. Ni wa muntu wemeraga igihe hawe ni na wa muntu yabaga dahari wabonaga busanse iyo ari mu kibuga nako kamenya karimo. Rero ni mpamvu batigeze banamuvuga mu bakinnyi basohoka ni ukubera ko bazi neza muri Liverpool mu bakinnyi bahembwaga amafaranga atari make nawe yararimo kuko umukinnyi wavuye muri Wolves akahita afata hafi 120 ntabwo ari makeya, ariko Liverpool ukabona nta kibazo mufiteho kandi bazi ko ikibazo cy'ubuzima cyari kigoranye kubera ko yakunda kugira imvune, ariko bateye nuko bazi ni wa mukinnyi utazajya muri za kaza ba Sadio Mane, ni wa mukinnyi utazajya muri yaka gasore ka Kwensa kigize kujyamo ko gushaka vango nyine ukona ko yakeneye umwanya wo gukina gakorugane ntabwo ariko yarameze. Wowe bonaga ikibazo agira gusa ni ikibazo cy'umubiri, ariko ibindi byose ku kipe Liverpool nta kintu byaye batwaye. Rero Liverpool nge nabona byakabaye biba ari igikorwa bakora cyo gusimbuza uyu musore hakiri kare ntibipermite kujya muri shampiyona babizi neza ko badafite umwataka nka Diego Jota umusabu mwiza ariko n'umustata mwiza mu gihe ahari. Nekereza ko Liverpool yakabaye itekereza kuri icyo kintu byose bikomoje ngo ni byiza ubwo bibaye sizo itaratangira. Nge ndabona nk'ikipe yakayifatana ya mahirwe bakajya kugura umukinnyi waza gusimbura Diego Jota izo role akazajya zikora nko Jota yikoraga, kuko Jota ushobora wibutsa uruhare rwe neza mu mwaka ushize imikino rurahari. Za match za Everton yo yatsinze match ze ziba zihari kandi za match ubona ko utampfa no kumara cyane muri iyo mibare akaza akazikora ekipe ubuzima bugakomeza bamose bakazakomeza mu mukino utaha. Rero kuvuga afite umukinnyi nk'uwo uzava kuri bench ari ibisubiza kuzaniye none umukinnyi ntiyavunitse ngazakira yitabye Imana byarangiye ntazagaruka. Liverpool mbona ko yakabaye ijya muri position nyibona muri position kureba uburyo yasinyisha umwataka uza gusimbura Diego Jota. Nakabaye nyumva ku isoko ry'abataka batari amazina hambaye ariko nyine babaye bataka baza kuba muri ekipe uwa wundi w'ibihumbi 80-60 akaba anyuzwe nabyo. Nawe tuzamukinira umukino ku mukino uzi ko ari imikino imwe bazajya gukoreza ibyo bisubizo kuko bari no mu nzira zitandukana Darwin Nunez ubona ko nabo ahazaza habo ubona ko badashoboka cyane, ubona umukinnyi asondeka gusohoka kandi n'ekipe nayo buryo ekipe yemera icyo bavuga muduhaye anga twabyemera buryo ekipe bakora business. Rega isoko no kurigeza ryagwa no kubona kisa nkibanza kureka ibintu bigatuza ko na Jordan Henderson yashaka kujya muri Brentford ariko Seninge bayimuri cyumweru gitaka umutangaza amaze kumvikana ko kugira ngo bakomereze ikiro cya Jota kirangira nako baracyabanje gutuza nago umukinnyi yapfa gutya kanya nyuma y'ibyumweru bitumusimbuza umukinnyi baracyashagoreza icyo cyo nabyemera ariko babitekerezaho cyane. Eddie akina hari bazamusimbuza mu buryo bw'impapuro cyangwa se bw'uko umukinnyi agomba kuza ku musaruro, ariko Liverpool yemeye ko amasezerano ye nyine mu mutwe bazaguma ari umukozi wabo uko bimeze bazamuhemba. Itegeko rya FIFA rivuga ko umukinnyi iyo apfuye immediately kontra ihita iseswa. Ibyo byarabaye kontra barayisheshe nyine bakuramo mu mpapuro, ariko club y'ubwayo ku giti cyayo nka Liverpool yemeye ko 140 yahembwaga izajya ibikombena ku kwezi, ubwo nyine ni 140 gukuba 4 urumva buri kwezi ikajya yoherereza umuryango wa Diego Jota kugeza
2027 kuko nibwo yagombaga gusoza amasezerano ye yarasigaje imyaka 2. So itegeko rya FIFA ryo nk'urwego rigenzura umupira ryarubahirijwe, ariko naho ya mafaranga yasohokaga Liverpool yo yemera ko izakomeza kuyatanga. Ibindi byo kurane banavuga ko n'abana be Liverpool izabishyura uko ari 3 mpaka barangije amashuri yose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri mu byo mu kibuga yavuga byo kumusimbuza akina hari n'ubundi Liverpool wumvaga ivugwa ku icyo gitekerezo kumwataka aho kumva barimo baravuga za ba Alexander Isaac n'izina ryagiye dimensioningwa cyane, ukumva barimo baravuga ba Hugo Ekitike n'uyu munsi ubona ko izo nkuru zigihari bakizivuga, ukumva ko uwo mwanya ni umwanya n'ubundi ekipe izi neza ko yari ikeneyemo umuntu, kuko urebye ibitego bya Jota, ibitego bya Nunez, ibitego bya Diaz, bigaragara ko yari ikipe ihetswe na Mohamed Salah kuri bariya ba front 3 bariya abakinnyi 3 b'imbere, yari ikipe ya Salah ku buryo bugaragara cyane, ibitego byinshi ama assist menshi. Sinzi ko rero umuntu umaze kugira saison nk'iyo nka Mohamed Salah ku myaka agezemo wakongera kuvuga ngo bari we wongere gutwara, noneho na za mbaraga zindi zamufashaga zagabanyutse muri Diogo Jota. Byanze bikunze rero ni ekipe kuko basinyisha Florian Wirtz batangira kumushakisha. David Onstein ni wavuze ngo arashaka kumugira traditional number 10 agakina bisanzwe nkuko yakinaga muri Feyenoord, kukazagura n'umwataka striker, typical striker number 9 atari uguhengekayo cyane bya yashyiragayo Luis Diaz. Mbona rero ko byo barabizi neza, ahubwo icyo kintu Eddie yaravuze cyo kuba ngo tubanze tureke nk'icyo twakwita nk'ikiriyo gise nk'ikirangira, hanyuma ubundi ekipe isure ku isoko na cyane ko hakiri igihe haracyarimo ko kwezi kose niyo ko kugura abakinnyi n'igice. Byanze bikunze umukinnyi bazamushaka wo kujyamo hariya abafashe kandi abongerera imbaraga, ahubwo no kumenya ngo ninde. Nicyo batekerezaga baravuga ngo tumaze gukoresha miliyoni 230 mu bakinnyi 3, ariko se noneho undi uzaza haraza profile imeze gute? Ekipe iraza kongera ishora amafaranga angana nka miliyoni 100 cyangwa 120 kuri striker, kuko bavugaga ko bayigwe tikenizo ba miliyoni 100. Alexander Isaac ni yo range bati, cyangwa se ubwo twashaka undi mukinnyi usanzwe cya kintu bavugaga, ariko ufite iyo profile y'umwataka ushobora kuba ari aho ngaho akaba yafasha. Ibyo nibyo ekipe negeze. Hari n'ikindi kintu baratekereza ko iyo transferi hari inkuru z'uko Darwin Nunez agomba kubanza gusohoka. Ubundi bashakaga uzasimbura na Darwin Nunez, ntago bashakaga uzaza wenda kubangamira Diego Jota, kuko amasezerano yagomba gukomeza, ubona ko nta na move mo guteganya ko ashobora ko yakorwa. Icyo mvuga nanitsaho nimba Nunez azasohoka, ubu barya ku isoko ry'abataka babiri, profile Jota na profile wa mwataka nyine bifuzagamo Nunez bamwifuzaga nk'umwataka ugomba guhangana harano ubundi. Niyo mpamvu navugaga ko urupfu rwa Jota ruzahindura plan za Liverpool no mu bakinnyi bagomba gusohoka. Ko urumva ko niba naramuka asohotse Darwin Nunez nk'uko umupangu bari bafite na mbere, urajya ku isoko ry'usimbura Darwin Nunez, ujye no ku isoko ry'ugomba gusimbura Diego Jota. Neza mu gihe na Diaz yabagurishije. Diaz nagurisha go birabaye agatogo. Erega niyo mpamvu banagoye Barca bavuga ko badakorwa hatagurishwa. Barayibona yuko kuba hari amahirwe menshi yuko Darwin Nunez azasohoka, urumva batakaje babiri na Jota dahari, gusohora undi mukinnyi abakinnyi 3 imbere, noneho harimo nka babiri bagira uruhare mu mikinire y'ikipe, byaba ari shock ikomeye cyane nubwo yinjijemo Florian Wirtz, ariko n'ubundi wabutakaje abakinnyi benshi. Niyo mpamvu nge mbona bazaryama cyane kuri Luis Diaz, ahubwo bakinjizamo rutahizamu undi nk'uko bagomba kumwinjizamo kubera ko Jota dahari, hanyuma bashaka bakarikura Darwin Nunez mu gihe zabona offer nziza, kuko bo barababwira ngo opening bid ya Darwin Nunez kuva muri Napoli zari miliyoni 50. Niyo bid ya mbere basabwe, niyo opening bid batanze mu buryo buri official. Liverpool bavuga ati muzamure turamushakamo miliyoni 75. Urumva? Miliyoni 75 hari ukuvuga ngo equipe, kuko slot we no mu kwezi kwa mbere haje bid ya Al Nassr ndumva. Zari miliyoni 75. Urumva yari amafaranga menshi no muri kiragi. So turababwira ati niba turi buhite tubona umusimbura we none mu kwezi kwa mbere, nta kibazo, reka twumve. Ariko niba mubona bitazashoboka ko tumusimbuza muri ukwezi kwa mbere, ndashaka equipe yanjye yose nta muntu umwe uvuyemo, hanyuma tuzapanga binjira n'abasohoka muri sama, ariko mudu yo gutwara igikombe ibanze muri uwo mugero wo kugumana rero groupe yose
arimo kwibona ko naho byerekeza nubwo Liverpool twavuga ngo ntabwo yifuza kugurisha uyu musore Luis Diaz ari gusunika yo gusohoka kuko n'ibiganiro by'ibanze hagati n'ikipe ya Bayern Munich byamaze kubaho aya none binatereye impungenge iyo ibiganiro burya umukinnyi yamaze gusa nkaho atera intambwe imwerekeza mu biganiro Liverpool kandi nako ntitego gutera intambwe yo kuma amafaranga yo kuyisaba ko arifuza ko na buri mwaka ne yatangira ahembwa 200 cyangwa 200 ubungu tuvugana ku note ya senkani niba ari ku 50 rero yifuza gutangira umwaka w'imikino ari ku note ya DS aracyafite amasezerano Liverpool nekeza ko byari kugorana iyo abana amakipe amwifuza aha yari kuguma kuri ya kontra wenda nk'umwaka ushize yagira performance tari nziza nk'uko byakunze ku muranga mu myaka yatambutse nta makipe ariko ari kumurwanira ariko uyu munsi ya Barcelona yamuha ibyisumbuye kubyo Liverpool imuha Bayern Munich irahari abakinnyi bari muri business ku rundi ruhande nawe Liverpool nekeza kizagera aho ngaho ikamwumva ikindi niba wowe rusanzwe uteganya kujya ku isoko ry'abakinnyi mu buryo buri normal nta kibazo cyabaye wawe uyu munsi yamaze kuba ikibazo hari n'abakinnyi babiri ubari muri position yo kuba bazasohoka muri Liverpool nadasohoka Luis Diaz nuko uri buze kumwongera kontara ye ukazamura n'ibyo umuhemba niba asohotse akagenda uraza kujya ushobora kuvuga tereka nizere ko diga kupoenda zabinkorera ibyo bintu na Fran Viritz ngo twajya tubira ngo ni umukinnyi ushobora gukina nka nimero 10 ariko agashobora kuba yakina no mu mpande izo busiya akazitanga ariko ubonaga ko igitekerezo cyari gihari ntago ubona ko baguze Fran Viritz nk'umukinnyi uzaba agatambye ahantu hose hatari umuntu Liverpool ubona ko yamwifuzaga muri position yo kumushyira hehe yo kumushyira mu kibuga hagati izo service akaburiza atanga ariko uyu munsi turabona uko wabyitwaramo kose Liverpool burya ari ukuntu iri mu makipe adahemba amafaranga menshi burya niyo amatransfer yagiye kwa nibi byaba Sadio Mane ni byaba Mohamed Salah gusoka hari ukuntu bumva bafite nk'ishingiro iyo barimo kwivumbura kuri equipe bigendanye n'ibyo bahabwa icyo gihe rero Liverpool ndabona ko bigiye kwishyira mu bari goye cyane kuko mu bakinnyi bose bo kugumana Luis Diaz bisobanuye ko ari cyo ugiye kuza gukora ku masezerano ye ariko erega uri muri insisting aho kandi Diaz ari cyafite imyaka 2 kuri kontra afite imyaka 2 yego nibyo nuko ngo ariko ibyo kumusora rero impamvu byasisting aho ubyibuka ko urya umukinnyi atishimiye yabaza kubona ofure icyo ndacyumva ariko ibijyanye no gusohoka kwe bizava hagati y'ubwumvikane bwe na Liverpool ntabwo ari umwanzuro azafata we ku giti cyavuye ngo ndagiye nkabiriya bya ntabwo asoje amasezerano Victor Yokeresh nawe uyu munsi yagombaga kuri reporting uyu munsi ne muri turaza kwigeraho already bamaze gufayiringa ikirego cye ko yanze akazi kandi urabona ko bari kumugurisha Diaz nabira bintu byabaye by'uburyo social media bamwatatse bavuga ko yanze kujya ku kiriyo cya gushyingura Diogo Jota akajya kubyina akajya muri pare iwabo muri Colombia hari uburyo nyine nabyo bisa nkaho byahise bimwere donc umubano we n'abafana bari bapurusa nkaho wahungabanyeho gato bikaba yaba pushing factor yo kumusohora kugira ngo nawe ubwe wenda agapushinga akavuga ati reka nshakisha uburyo nasohoka ariko no mari Diaz aracyafite 2 years aracyafite imyaka 2 ku masezerano ye equipe ishobora kuvuga ngo okay guma hano usoza amasezerano yawe uzagende ku myaka ya 30 uzagendera ubuntu nkuko n'abatalente bagiye cyangwa se twumvikana ubu ngubu niba Bayern cyangwa Barcelona zizanye offer nziza tukaba twumva ko nta kibazo nawe ushaka kugenda genda ariko ni ibintu bizava hagati y'ibiganiro bazagirana cyangwa se bakaba bafata umwanzuro nawe wo kuba bamwongera amasezerano nk'icyo bavugaga nacyo kirimo kwifuza nawe so igihari rero nuko byose bizashingira mu biganiro byabo icya Diaz cyo mbona cyo kiri mu mbaraga cyane za Liverpool kimwe n'aba ba Darwin Nunez ariko ngicyo nivugira uwo mwanya w'imbere n'ubundi ko bavugaga kuwubaka bose bagihari Eddie hakaba havuyemo umuntu umwe unfortunately ugiye ku buryo butunguranye witwa Diogo Jota urwego rw'abasigaye tukaba turuzi rurimo uwo Darwin Nunez umutoza yeretse ko atizera kugeza naho yakuye Diaz ku mwanya we akamushyira ku mwanya wa Darwin Nunez yicaye kuri bench abireba gusa nyembona Liverpool nta pressure ifite kubera ko yagiye ku isoko kare ibintu bikoze kare noneho uretse bara babiri b'inyuma abafuback yazanye buriya nyembona na Fran Viritz yaramuzanye idafite icyo kinini cyane muri uriya mwanya yari umukinnyi yego mwiza kumushoramo kugira ngo ukomeze ikipe ikomeze yacivinga ibintu birenze yego bimaking sense ariko ni umukinnyi uzantara kuvuga ngo hari umwanya wagaragamo icyo baba bafite Szoboszlai wagize umwaka mwiza w'imikino wakina kuri nimero 10 agakina neza nimba ari hazakina wenda n'indi myanya yose ubona ko yari rokipe
rero kuba sinekereza yuko kuba Jota yenda atagiye hari bizata bituma bari banafite na gahunda yo kuzana undi mukinnyi utaha izamu umwe bizata bivuga ko bazazana abakinnyi babiri bashaka gumana plan yo kuzana umwe kubera ko hajemo na vats uyongereye mu bakinnyi b'imbere kandi bari basa nkaho bafitemo imibare myinshi y'abakinnyi ku myanya hariya mu masatirizamo abaca ku mpande n'abaca imbere by'umwihariko gusa njye mbona nta kintu idafite pressure yo gusinyisha utaha izamu cyane ibyo uvuga wenda Edi ni ibyago kandi no gukomeza kwihanganisha abafana b'ikipe ya Liverpool n'abakunzi ba Liverpool n'abandi b'umupira w'amaguru muri rusange kuko ntekereza ko iyo uri umusiporutifu hari aho bigera ukaberereka cyangwa se ukareka ibyo ukunda cyane ukabireka ukashyiramo ubusiporutifu kubera ko ihangana rikajya ku ruhande. Ntekereza ko umusiporutifu wese ahava akagera umukunzi w'umupira w'amaguru yababajwe no kwitaba Imana ko kwa rutahizamu Diego Yota umwe mu bakinnyi nge navuga ko bari abakinnyi beza babakinnyi nyine uvuga uti uyu ni wa mukinnyi muri ekipe iyo ari muzima ameze neza afite ubuzima bwiza igihe icyo ari cyo cyose ekipe imeze neza yishakira igitego ku ngufu. So njye mbona Edi wavugaga ngo ntabwo Liverpool yihutirwa ku isoko ahubwo mbona bikenewe kubera iyihe mpamvu. Nanjye niyo point yanjye. Reka umva impamvu bikenewe. Uyu munsi umusore bita Luis Diaz asa nk'uri gupushinga gushaka gusohoka. Arimo arabyerekana ibimenyetso byerekana. Mu kanya Florian Frattenberg avuze ko igihe Liverpool yabona offer nziza, igihe Liverpool Bayern Dominique ishobora kohereza offer irenze yindi Liverpool iboneka avuga ati umuntu w'imyaka 28 wenda baduha miliyoni 70 z'amapound ntabwo turi butekereze kabiri. Mbona n'ubundi jewe nari nsanzwe afite ikibazo n'ubwabo bataragenda nyakwigendera ataritahira. Nari mfite ikibazo ko Liverpool ari ikipe igendera ku musaro wa Mohamed Salah kageje imyaka 34 ni 3 eske byakwanga nibyo Liverpool yubatse ubusatirizi bwiza nako bwugarizi bwiza afite Milos Kerkez yaguze Jeremy Frimpong iracyafite Virgil van Dijk iracyafite Ibrahim Konate yarekuye Gerard Kwansa iracyafite Joe Gomez iracyafite Andrew Robertson ndetse na Tsimikas. Mediane nta kibazo nkavuga n'ibyanga byakunda ko aba bakinnyi babo b'imbere wakurikiye Luis Diaz wakurikiye Mohamed Salah Luis Diaz wakisinze ibitego 8 niba atari 9 cya 11 numva atarayije 11. So iyo ujye kureba rero 13 turebere neza tubwire ni kuvuga ngo byanga byakunda Liverpool yatsinze 13 ni kuvuga ngo byanga byakunda Liverpool ikeneye indi muntu watanga umusaruro waza afite indi profile either yaba umusimbura wa Cody ku ruhande rw'ibumoso either yaba umustarter muri Liverpool muri nimero 9 bifuzaga Alexander Isaac ariko nekereza ko biragoye kuri miliyoni 150 z'amapound kugira ngo Liverpool yari yashoye miliyoni 110 kuri ku musore Florian Wirtz ngishora izindi 150 so kitamugura. Ariko aya makipe y'abanyamerika mbona adakunda gukora bino bintu byo kuvuga ngo muri sezo imwe igura abakinnyi ba miliyoni 102 barengeje 100 mbona badakunda kubikora muri Sam imwe none muri Sam imwe mbona akenshi suko amafaranga badahari Liverpool yayafite na batatu yabagura. Ariko mbona umuco w'aya ma equipe nka za Liverpool zifite amahame yazo zifite ukuntu umwaka umwe zigura umukinnyi mwiza uhenze zikifata indi sezo zikagura indi sezo. So nge mbona rero kuri Liverpool bakeneye undi mukinnyi. Reka tujye tuvuga ku icyo kintu nk'ubu ngewe Crystal Palace itagiye muri Europa League nabwo ni mume Jean-Philippe Mateta azari umuramplace
ari iki azari umusambu mwiza ku icyenda nyine akaza muri ya role ya Diego Jota wari utunze aho ngaho voilà. utagihari ari ikindi kintu tugomba kureba ntabwo Liverpool ntekereza ko Nesirot yakora ikosa ryo gutangira umwaka w'imikino tuvuge wenda banabambiye wenda banze ko Diaz agenda utangiranye umukingo utishimye Diaz we ntabwo bamurekura badafite undi muntu njye barakubwira arega twibuka ko inkuru z'uyu musore Gordon zaravuzwe muri Liverpool niwe mukinnyi yavuzwe kuri Liverpool cyane yavuzweho ko ashobora kujya muri equipe mu gihe cyose Diaz basohotse ntabwo wakwipemeta gutangira sezo utangiranye n'umuntu utishimye ko ntabwo wabuze umuntu ugenda 300 cyangwa 450 umugumishije kuri senkani umbwire ngo umukinga azabara aho ngaho yishimye byo biragoye muri kamere ya muntu ntabwo ibintu umuntu yakwishima ameze gutyo muri situation kuko na sezo ya mbere yaragize kuvaje muri Liverpool Luis Diaz iyi ngiyi iheruka noneho ufite n'undi utizera Darwin Nunez utangiranye sezo umukinga utishimye n'utizera Liverpool mbona itagiye ku isoko cyangwa nakore business muri abo bakinnyi ifite nyine uyu Luis Diaz cyane cyane ubona ko ari na hot cake ku isoko ngiye mbona ko ari ikintu yaba yiyimye kereka wenda nimugumana kandi simbibona ko Liverpool izava ku 250 cyangwa 300 ku hejuru y'amasezerano ndi banafitanye mbona ko bizagorana cyane ikindi mbona ko Liverpool ikeneye gukora nijya tuvuge dufite impunyenyeri za Mohamed Salah ese azasubiramo ino sezo ko n'imyaka ibigenda ntabwo umuntu apfa kwizera ngo wabikoze ino sezo nitaho uzabisubiramo Liverpool mbona ari kujya ku isoko ry'abakinnyi umuwinga umwe n'umwataka nyine uwo strike umugeni wera maraguma no Darwin Nunez bakazana wa mwataka nyine umwe ukenewe ukaza neza ushaka kumugumana bagumane Luis Diaz cyangwa Luis Diaz bagumane Luis Diaz bazane umwataka strike bazane umwataka nashaka bari umusabu bagure umudefenseur nka Magehi bavuge bati twagurisha Gerard Kwanza Joe Gomez ntabwo Virgil van Dijk cyangwa Ibrahim Konate umwavunitse yaba umuramplasa mwiza ku buryo wakwizera ko equipe yakongera kujya gute rega Liverpool uyu mwaka itwaye Premier League sibyo ushaka kudatwara Premier League umwaka utaha ariko base Champions League irashaka byibuze Champions League cyane idatwara Champions League subira itwara iki Premier League ko birashoboka byose birashoboka kuko iracyafite equipe nziza kandi yongeremo amaraso mashya kandi abakinnyi beza ariko nanone ukavuga uti eske ko turi mu mwaka w'igikombe cy'isi uzabamo qualification nyinshi z'amakipe y'ibihugu bashaka amatike Virgil van Dijk yagiye muri international break ko tubona ivunikiramo abantu cyangwa Ibrahim Konate n'andi ma equipe agira izo mpungenge n'andi ma equipe urabona ko ari byo turaza kugenda tubigaruka abatoza benshi arimo arashaka umukinnyi ubanzamo n'umusabu wiwe kubera iyihe mpamvu kuvuga ati byanga byakunda hazabamo imikino myinshi Premier League Pepe Guardiola ari muri World Cup yavuze ati ntago biri butugore mu ntangiriro za Premier League atariko nibigera mu kwezi kwa 10-11 bizatugora utazaba yiteguye bizamugora kwera ko hazaba harimo international break harimo no gukina gatatu mu cyumweru bazajya bagenda buri kwezi rero voilà ni buri kwezi buri kwezi international break ko zimeze kalendire y'iyi sezo ni mu kwa 9 mu kwa 10 mu kwa 11 mu kwa 12 kora amakarikasiyo za World Cup bazajya bagenda iburerega nagaratangira none ikindi n'abakinnyi batekereza igikombe cy'isi cyane kuruta n'ibindi bintu byose kandi rega wibuke ko na Liverpool ifitemo n'urugendo rwo kurekura Salah uzajya mu gikombe cya Afrika arya ni mu kwambira kizatangira ku itariki 21 z'ukwa 12 kirangira ku itariki 18 z'ukwa umukunzi wa Liverpool ngo Mo Salah azagenda amare nk'imikino nk'ine cyangwa 3 adakina kandi uzi ko Liverpool ni Mo Salah Liverpool y'umwaka tuzi ari Nesirot ni Mo Salah ariko ntekereza ko ashaka kubyubaka mu bundi buryo ariyo mpamvu baranabibonye no muri transfer yakoze ari nayo mpamvu nge nabonye yazanye uyu musore Florian Wirtz arasabwa kongera imbaraga ubusatirizi bano batoza bamaze bakiri batoya kandi noneho kuri experience yiwe amaze gutwara Premier League byo byose hari icyo yize yarayibonye ko kugendera kuri ku mukinnyi umwe ntabwo wabigendera imyaka 3 muri Premier League kandi Nesirot afashe Liverpool yongere basi ikipe irirangira kuri rutayizamu nka nimero 9 atari ikipe irirangira kuri wings gusa namubona iyo mpamvu rubagiye akwiye kurema isoko uzi impamvu bigoye se Edizo yasanze ariyo system Liverpool igenda akaba kugenda yihindura umunsi ku munsi wibona ntabwo yahindura umwaka umwe mwese umwaka umwe n'uwa kabiri wagiyemo icya kabiri buriya hari abakinnyi bisaba ko nyine wabahindura reka ngo urugero ntago uyu munsi wakicara ngo ushyire muri Mohamed Salah ngo tuzanye nimero 9 ni Alexander yizakugiye kumukorera
ntibishoboka ni ikintu kidashoboka. uzi ikintu gishoboka ni ukurindira Mohamed Salah agasohoka ukazana umukinnyi mutoya w'umuwinga mwiza ugakora groupe ugakora nk'uko Paris Saint-Germain yakoze equipe. ntabwo hariya wari kuzana Messi ngubwire Neymar na Mbappe ngo mukorere Lionel Messi. Twarabibonye ahubwo byararenze kwera icyubahiro Lionel Messi agira ubwe ku giti cye, umuntu bwe uko yitwara agera atangira kubakorera. Ama assist agera muri si wabaye top assist iyo sezo nuko yarabaserivaga. Yaravuze ati ntacyo ndwanira, natwaye Zazi League, natwaye Ballon d'Or. Uzi ubwoba ngize ubwo ni ukuvuga ngo priority umwaka utaha kuri Mohamed Salah n'igikombe cya Afurika atagira.